Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu ajya hakurya y'inyanja ya Galileya ariyo Tiberiya. Abantu benshi baramukurikira bitewe nuko babonaga ibimenyetso yerekanaga akiza abarwayi. Nuko Yesu aterera umusozi, ageze mu mpinga aricara ari kumwe n'abigishwa be. Ubwo Pasika, umunsi mukuru w'Abayahudi, yari yegereje. Yesu arambura amaso abona cya kivunge cy'abantu kije kimugana. Niko kubaza Filipo ati, turagura he imigati yo kugaburira bariya bantu? Ibyo yabimubwiye amwinja kuko yari azi icyo ari bukore. Filipo aramusubiza ati, n'uwagura imigati y'amadenari 200 umuntu ntiyabonaho n'akanzinya. Umwe mu bigishwa be witwaga Andereya, mwene nyina wa Simoni Petero, aramubwira ati, hano hari agahungu gafite imigati 5 y'ingano za bushoki n'amafi 2, ariko se byamarira iki abantu bangana batya? Yesu ati, nimwicaze abantu. Aho hantu hari ibyatsi byinshi. Nuko baricara, abagabo bari nk'ibihumbi 5. Maze Yesu afata imigati, arashimira, ayigaburira abari bicaye aho, abaha n'ifi uko bazishakaga. Bamaze guhaga, Yesu abwira abigishwa be ati, nimurundarunde ibimanyu bisigaye, ntihagire ibipfa ubusa. Babishyira hamwe, maze buzuza inkangara 12 z'ibimanyu kuri ya migati 5 y'ingano za bushoki byashigajwe n'abari bariye. Abo bantu babonye ikimenyetso Yesu amaze gukora, baravuga bati, koko ni ukuri, uyu ni wa muhanuzi ugomba kuza mu isi. Yesu rero amenya ko bagiye kuza kumujyana ku mbaraga bakamwimika, arongera ahungira ku musozi ari wenyine. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Ijambo ry'Imana tumaze kumva turarikuramo ibintu 2 by'ingenzi. Ku ruhande rumwe turabona intege nke za muntu no kutagira ubushobozi cyane, ariko bigatabarwa n'Imana. Ku rundi ruhande tukabona ububasha butagereranywa bw'Imana ihora ishakira neza muntu. Isomo rya mbere twumvise uko izi ntumwa ziri imbere y'inama nkuru zigiye gucirwa urubanza, hagobotse umuntu w'umuhanga, umuntu w'umunyabwenge, umuntu uzi gushishoza, tutatinya kuvuga ko yoherejwe n'Imana, umuntu witwa Gamariyeli. Yari afite urumuri, yaramurikiwe n'Imana kugira ngo ace urubanza rwa nyarwo. Ahereye ku mateka y'umuryango wa Isiraheli, Gamariyeli wari usanzwe yari umufarisayi, ariko akaba n'umuhanga mu ijambo ry'Imana mu byanditswe bitagatifu, yagiriye inama abagomba gucira izi ntumwa urubanza, ababwira yuko umushinga wabo, niba ari umushinga w'abantu, utazatinda kuvaho no kwirangiza ubwawo, ariko niba ari umushinga w'Imana, niba abo bantu bakorera Imana koko, nta muntu n'umwe muri bo washobora kubisubiza inyuma. Ati, muritonde hato mutisanga muri mu ntambara n'Imana, murwana n'Imana. Iyo nama ngo bayumvise, bari kura za ntumwa, ariko babanza kubakubita ibiboko, bati, ngaho mugende, ntimuzongere kwigisha mu izina ry'Imana. Baribagiwe yuko bababwiye bati, twebwe ntabwo dushobora kubaha iby'abantu ngo tureke icyo Imana itubwira, kuko ntibyabujije n'ubundi gukomeza kwigisha mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo, kandi bakigisha bashize amanga. Ibyo byose rero nibyo byatumye Imana igaragaza imbaraga zayo, ikabafasha, ikabana nabo, ijambo ry'Imana rikamamara, rikagera n'uyu munsi natwe ryatugezeho. Gusa ntibihagije, hari benshi bakeneye kumva iryo jambo ry'Imana. Natwe kandi tubigizemo uruhare,
kabone naho iryo totezwa natwe ryatugeraho aho twaba turi hose. Ijambo ry'Imana ntirihagarikwa, ijambo ry'Imana ntirishobora gusenywa, ijambo ry'Imana ntirishobora gucibwa intege, ntabwo bishoboka. Benshi baragerageje muri iyi si ariko byaranze. Kiliziya y'Imana n'umuryango w'Imana ntabwo ibeshejweho n'imbaraga za muntu, ntabwo ari by'abantu bihangishaho, si imigani, ni ububasha bw'Imana bukora. Ububasha bw'Imana rero tujye natwe igihe cyose tubwitondera, kubera ko ntacyo twabukoraho. Ikiganza cy'Imana tugomba kukireka kigakora. Muri iyi si ishaka kubaho yamagana Imana, kandi Imana ariyo yayiremye, ntaho twagera. Tureke Imana ikora ibyayo, natwe twebwe abantu dukore ibyo yadushinze. Ibyo yadushinze ni igihe kiremwa, yaduhaye twebwe abantu inshingano yacu ni ugutunganya isi, tugafasha Imana ko isi igomba kubaho ibereye muntu kandi ibereye abantu. Ni isi tutagomba gusenya, ahubwo tugomba kuyubaka, kandi tukayubaka dukurikije ugushaka kw'Imana, atari ugushaka kwacu bwacu, kuko ugushaka kwa muntu ntaho kugera iyo ariko konyine kwifasha. Ibyo rero bigaragazwa n'imbaraga Imana ikomeza guha abana bayo. N'ivanjiri twumvise iyi mbaga yari ikurikiye Yezu ije imushakashaka, imushagaye, kubera ko yari ifite inzara n'inyota. Ntabwo icyari kibashishikaje si inzara y'umubiri, si n'inyota y'umubiri, ahubwo bari bafite inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana. Bari barabonye ibimenyetso, ariko bakavuga bati ntibihagije, turashaka kumwumva, kubera ko imvugo ye, inyigisho ze zinyuranye n'izo tumenyereye. Cyari igihe cya Pasika y'Abayahudi yari yegereje, hari abantu benshi, ariko kugira ngo bajye kumva za nyigisho bari basanzwe bamenyereye, bakurikira Yezu wari umwigisha mushya, kubera ko inyigisho ze zari zirenze kure amagambo asanzwe y'abantu abandi babigishaga. Baje rero bakurikiye Yezu kubera ko bari bazi ko ijambo rye ribahumuriza, atari ukubakanga no kubahabura, ahubwo ijambo rye ribahumuriza, rikabaha icyerekezo cy'ubuzima bwa nyabwo, rikabahuza n'Imana. Yezu rero ababonye, yabonye icyo kivunge, agira impuhwe nk'uko bisanzwe, kuko Imana ihora igira impuhwe. Hanyuma akabona yuko batagomba kwicwa n'inzara, ya nzara y'umubiri, bari benshi baturutse kure. Icyo yakoze, yabajije Filipo, aba bantu turabagenza gute ko tugomba kubagaburira? Igisubizo cya Filipo twacyumvise, we yahise ajya mu mibare, arareba asanga abantu ari benshi, ati naho twafata umushahara w'umwaka wose ntabwo dushobora kugaburira aba bantu. Kandi nibyo, abantu 5,000, baravuga abagabo ntibavuga abana n'abagore bari bahari, abantu barenze 5,000 wabagaburira iki se ko bari benshi? Umyumvire ya muntu ntacyo wakora, ariko Yezu amubaza ntago kwari ukumwinja gusa nk'uko mwanditsi w'ivanjiri abivuga, kwari kugira ngo amukangure, afungure amaso, abone ko byose bishoboka igihe umuntu ari kumwe n'Imana. Niyo mpamvu rero ako kanya Andereya yari yamaze kureba hirya no hino, aravuga ati nyamara hari agahungu nabonye gafite ibintu, gafite imigati 5 n'amafi 2, ariko se byamara iki? Nawe yahise ajya mu mibare, arongera agwa hasi. Nawe imbere y'Imana imibare nta kivuze. Ntabwo tujya gukora imibare imbere y'Imana, kubera ko Imana nta gipimo igira, irenze byose. Niyo mpamvu rero Yezu wari uzi icyo akora, yababwiye ati ngaho nimubicaze. Ya migati 5 arayitubura, ya mafi 2 arayatubura, bose bararya barahaga, ndetse basigaza ibyuzuye inkangara 12. Izo inkangara 12 nk'imiryango ya Isiraheli, inkangara 12 nk'intumwa yari afite.
nkaho buri wese yagombye gufata iyo nkangara, buri wese agafatiye akongera agasubiramo, akongera agahaza n'abandi bose. Nibwo butumwa rero Yesu Kristo yadusigiye. Imigati 5 n'amafi 2 by'agahungu kari aho ngaho byahagije abantu barenga 5,000, kubera yuko Imana yahereye kuri utwo dukeya hanyuma ihaza abantu bose. Imana yahereye ku mutima mwiza wako kana, ubwo kibwira ko babikambuye, ariko bikeya kari gafite byatumye abantu barya, barahaga, barasigaza. Muri make rero bavandimwe, ntabwo bisaba ko umuntu abatunze byinshi kugira ngo abashe gufasha. Icyangwa ni ukugira umutima, icyangwa ni ukugira amaso areba ubwo bukene bwa muntu, hanyuma akumva umutima, ukumva ko hari icyo ugomba gukora. Umutima ntubunangiye. Muri bike dufite rero Imana ivanamo byinshi, dufatanyije nayo tukabikorana umutima mwiza, Imana ikuramo byinshi. Icyangombwa ni ugufungura umutima wacu n'amaso yacu, tukararanganya amaso, tukareba hirya no hino, tukamenya icyo bagenzi bacu bakeneye. Kiliziya nk'umuryango w'Imana ifite mu nshingano zayo no kumenya abatishoboye. Kiliziya rero tujya tuyivuga ukagira ngo ni ikindi, Kiliziya si twebwe. Kiliziya ni buri wese muri twe. Buri wese agomba kuraranganya amaso akareba igikenewe. Nkuko nari maze kubivuga, si ngombwa ko umuntu aba atunze ibya mirenge ku ntenyo kugira ngo agire neza. Muri duke dushobora gufasha isi, abantu bose batuye isi kubaho neza. Kureba icyo bagenzi bacu bakeneye, tukareka gupfusha ubusa. Muri iki gihe se bangahe tubona barara hanze, kandi dufite amazu, dufite ibyumba bitagira ubibamo, bituwemo n'ibihunyira, bituwemo n'uducurama, abantu barara hanze, barara ku mabaraza. Hano iwacu turi abakristu, tuza mu misa buri munsi, twabamaza ijambo ry'Imana, ariko tutabasha kureba iruhande rwacu. Barahari barara ku mabaraza, barara mu bishanga, babuze aho baba, ariko nta muntu n'umwe witayeho. Niba ntawe witayeho, twebwe abakristu bavandimwe dufungura amaso. Baza kwa padiri se wenda wafungura Kiliziya bakararamo, kuko nta handi wabatuza. Ariko se abakristu twebwe dukora iki? Ndavuga twebwe abakristu, nta wundi mvuga. Twebwe abakristu ubwacu twagombye kugira icyo dukora. Abicwa n'inzara ni bangahe? Ni benshi cyane. Baza gufunguza. Arigiye tugira amahirwe muri ibi bihe bya Pasika, abakristu baragize icyo bagenera Karitasi, tukagira icyo tubaha. Ariko se bimara kangahe? Pasika ntiyabaye mu cyumweru cyashize, iminsi 10, ariko ubu ngubu ibyo waduhaye byarashize. Kandi mukanya si kwa gatanu uyu munsi, mukanya ntidufite biro, turaba tubafite benshi. Bati mudufungurire imbere ya padiri, ukaza padiri akabura icyo akora. Tubigire gute? Turi abakristo, ariko umuntu aza kwa padiri yumva ko ho ari bugire icyo abona, kuko ahandi yabibuze. Bangahe bicwa n'indwara, bangahe bananirwa kuvurwa, babura imiti, kandi turi aho ngaho twese twirwa turirimba rwose urukundo rw'Imana, ariko ntacyo dukora. Iyo mfashanyo yacu dufite aho tuyinyuza, za Karitasi zirahari, abakristo bavandimwe, kandi zigomba gufasha abantu. Bangahe bambaye ubusa, bafite abana bambaye ubusa, bafite abana bananiwe kujya kwiga, kandi konte zacu mu mabanke zirimo zuzuye amafaranga tutazi icyo tuzayakoresha. Icyangombwa ni ukugira umutima, kubasha kubona ibiri ku isi, kumenya ko ububabare bwa mugenzi wawe nawe bukureba. Mu Kinyarwanda hari umugani mubi baca ngo, si mubi nuko abashaka inyigisho batanga, ngo agaho akari kundi karahandurika, umunsi se ari we kazahanda bizagenda bite?
batekereje ko nawe gashobora kuguhanda, buri wese gashobora kumuhanda. Ntabwo rero umuntu yagombye kumva ko ako ngako gahandurika ku bandi ariko wewe widamarariye. Tugira icyo dukora. Yezu Kristo mu kugaburira aba bantu ni urugero rwiza aduha rwo kureba ibyo bagenzi bacu bakeneye hanyuma tukagira icyo dukora. Usanga rero hari byinshi dusagura ariko tukamena. Hari ibihugu ujyamo ugasanga za puberi, bya bintu bamenamo imyanda byuzuyemo ibiryo. Hari igihugu nigeze kujyamo ntabwo nkivuga, usanga hari puberi zuzuye mu mujyi, zuzuyemo ibintu byo kurya byavuye mu maresitora ku meza y'abantu. Nkasanga imbeba zirimo gusangira n'abana bo mu muhanda, bajya gufata ibirayi, imbeba nazo zigiye gufata inyama. Naravuze ibintu bishoboka bite? Ntibishoboka bite? Kuki umuntu wumva ko umuntu mugenzi we afite uburenganzira nk'ubwo? Ese wowe urushiki wowe wabihawe, urushiki wo ugomba kujya kubitoragura basangira n'imbeba? Oya, Imana ntabwo yaremye umuntu ngo asangire n'imbeba. Imbeba zigira ibyazo n'abantu bakagira ibyabo. Ubwo rero tugomba gufungura amaso, kandi n'igihugu cy'abakristo bakomeye cyane. Ndetse twebwe rero dufungura amaso. Yezu Kristo araduha urugero rw'ubugira neza. Icya mbere ni ugufungura umutima wacu, tugafungura ubwenge bwacu, tugahamya ukwemera kwacu. Hari abakora ibyiza badafite ukwemera, hakaba n'abadakora ibyiza kandi bavuga ko bafite ukwemera. Bavandimwe rero, Imana iraduhamagara natwe ngo dukanguke. Iratubaza nk'ikibazo yabajije Filipo ati, aba bantu turabagaburira iki? Hanyuma rero natwe tugomba gushaka ibisubizo, kandi ibisubizo birahari. Dusabe Nyagasani adufungura umutima, tureke ubwikanyize, tureke ibiturangaza bindi, ahubwo dukangukire kubona icyo bagenzi bacu bakeneye kandi tugire icyo dukora. Nyagasani Yezu nabane namwe.